Ndi papa sava. inshuti bavandimwe miryango yombi iy'umukobwa n'iy'umuhungu namwe abaduherekeje abakunzi babo ababishimira ababonye uko bakura bakabamenya uko biga aho banyuze basaba amazi bavuye kwiga bikoreye amavarisi mukaba mwabaherekeje mwese turabashimiye turavuze ngo nimwihe amashyi. Imana rero irakagira neza. Hari igihe burya Imana igukorera ibintu ukavuga uti uwayiha bizu ukavuga uti nyagasani Imana uwayiha bizu cyangwa umuntu akayiha kado, ariko nta yindi kado twe tugira usibye umutima wikiranukira. Nshuti bavandimwe baravuga bati umunsi, ariko namwe murabibona, umunsi uciye ikibu. Izuba ni irya kibera inka, ariko nanone abanyarwanda baryita igishuka baja. Baryita igishuka baja kubera iki? Abaja murabizi ko ari abantu bakora, ubwo wenda muri iyi minsi twavuga ngo ni igishuka bayaya, ni igishuka baboye. Ariko ikinyarwanda ni ikinyarwanda, ntaho tuzagishyira ngo nuko ubwo ubuja butagikoreshwa imigani ngo nayita icika, ntabwo bishoboka. Baryita igishuka baja kuko nk'iringiri ryaravaga ngo umuja akaba yihagarariye aho arireba avuga ati haracyari kare, kumbi ntazi ko rigiye kurenga umusozi bukaba burije, inka zikaba ziratashye, igihe cyo kugira gute akabona bimucikiyeho, baza bagasanga nta kintu yagize ate yakoze. Ni igishuka baja, ubu rirarenga rigenda. Akaba ariyo mpamvu nanjye ngira ngo ducunguze uburyo umwete. Ibirori byacu yego ntitubyihutishe kuko hutihutira bimena, cyangwa ngo ikabyara ibihumye. Icyo navugaga rero, mukobwa wacu muramubona baje neza, ni baje neza koko kuko wavuka ababyeyi bavugije impundu, aronka atoba konda atora ikaramu yandika mu ikayi no ku rubaho, ariko ku rubaho ntarwuze. Ubu ninza no kuvuga imvumba uribaramo ibyo ni ibyacu na pasiteri na ba nyiragitariro n'abaramasani, ndumva imvumba batazizi ni ukumva babivuga, ariko anezeza ababyeyi, akura ari umuhanga, ntago yiza asibira. Sibye ko nusibira nawe biba bitavuze ko nta bindi ashoboye. Nibyo uba umwigisha mu ishuri imibare, ekonomi, geografi, ariko wasanga ntashoboye ibindi kandi batamugenzuyemo. Si ukuvuga ko aba ari umuswa rero, aba ari umuswa muri ibyo birimo kubaho, ariko yashobora ibindi. Ariko uyu nguyu byose yarabibashije, ni rukomatanya, ni intore cyane, ni intwari, ni mama ya Mungu. Mubabwiye bwakwira bugacya mukavuga muti umuryango ufite Ndabaga, mumumera amashyi. Umusore wacu rero nyiri igituza cy'umunihiro, ntwari yitwaza icumu ritari igicumucumu, Digidigi Jean Bosco, umusore uhamye, nyirijwi rihama, umugabo uhaguruka mu bandi yavuga umushinga, ndavuga project, bakavuga bati wawu bamubonye. Natwe aratubwira ati ntago ngewe bizaba ngombwa kuwanjye muzana nijoro, reka nubahiriza amategeko maze igitabo cya leta y'u Rwanda kibe kinze. Kandi ubu si y'u Rwanda gusa, wabonye ko haje na irangamuntu, ndangamuntu cyangwa naho buriya ni ku isi hose. Deragiti bari mu byogajuru naye yaye. Nawe rero uyu munsi yavuze ati mumperekeze hanyuma mbabwize ukuri, nawe mumumere amashyi. Ndavuga nihuta ariko sinsiganwa, ndaraswaye ariko ntago bandasa mu bitugu, ndacyahari cyane. Nyigira ariko mwevuge murabyemerewe, mugende mugira mwiyaranja, ntago nibabwire ngo umwe ngo agira atya, mufite uko mwabyumvikanye. Sindebuzwa ngira amaso matoya, ariko nkareba mu mitima yuko byanze bikunze Digidigi niwe wabanjijeyo. Siko mu muco bimera se. Umukobwa wisabiye ahenshi bamwita indaya, kandi twebwe dufite marayika wa. Ni Digidigi wabanjeyo. Nuko kubw'ibyo rero nkaba nagira ngo bababyeyi, iyi miryango yombi yahuje nuko yahuje amaboko, rwaba kwa pasiteri aba no kwa kashikashi, buriya ntawe ugifite umwana we ngo baje neza n'uwo kwa ba kashikashi, cyangwa ngo Digidigi n'uwo kwa ba oya, w'imiryango yasobetse amaboko.
yarwara akajya kwa kashikashi bakamufasha, wagira ikibazo ukajya kwa pasiteri. Ubu abana ni abumwe, muri abanjye nkaba uwanyu, n'ababyeyi bose bari hariya. Rero mwiyaranje, hanyuma n'aba babyeyi nabo bari imbere, namwe muragenda mwiyaranja, kuko hari ikindi gikorwa kigiye kugerwaho nyamukuru kandi gishimishije. Ndavuze ni gishimishije kuko igitunga roho n'umutima kinyura abarebyi kikanyura n'ababwirwa, ariko byabaho kumva rero Imana itaragize gutya ngo ibikore uko ubishaka ntube wumva. Ariko noneho hari ubwo niyo utumva ukareba uko iminwa igenda wumva umutima wawe unezerewe, bitabujijwe yuko niyo utumva cyangwa utabona ariko wumvisha izindi mpano Imana yaguhaye. Nk'uko wicara mu nzu ukumva akayaga keza, mu baturanyi iyo bacuranze indirimbo ya haleluya burya bikugira butanabizi. Hakaba harimo bavuze bati ntibigende gutyo kandi ntituze gusimburwa na radiyo dufite imihogo, baravuga ngo bagiye kubatura akaririmbo k'ubu n'ejo bundi, hanyuma ibintu bigende neza. Mukiri muri ibyo babyeyi mube mugubwa neza, namwe mbe nkurikirana ibyanyu, hanyuma nako karirimbo kagende kabageraho. Kuryoherwa ku mutima, kuryoherwa kuri roho, kuryoherwa ibi n'ibiza. Na hariya Hatungi nawe ameze neza, hariya dufite uko twabiteguye. Enjoy. Yes, ndazi abo bantu babishinzwe babikora. Nyabusa amata y'amatera agahinda n'amanyaga, adutwaye uw'ingenzi bakobwa, aduteye agahinda, adutwaye uw'ingenzi bakobwa, aduteye agahinda. Abarira nimuyihanagure mwicecekere, abarira nimuyihanagure mwicecekere, murusheho kumusabira shengewe azagubake neza. Ati murusheho kumusabira azagubake neza. Biragatsindwa burya gushyingira umukobwa cyangwa se umuhungu akarongora, ariko ntibibe byiza bikaba amakwe, hataba agisida ugasanga bashwanye nyuma y'ukwezi kumwe, 2, 3 cyangwa imyaka. Ibyiza ni ugusaza na mwuka byaramo. Abarira nibayihanagure, digi aramutwaye. Basore muri aha ba Deni, bakobwa muri aha basasa ba Madudu, Goodbye. Nagira ngo mfasha nshyirira aha ngaha, goodbye. None ubasukire, nego ubasukire ku muvinyo twabateguriye w'umwihariko. Baje neza ibyo wabyibajije ute, wabaza bamwahobanye shengewe. Mbegutoni wacu tumbe mico myiza sibira rimwe, ni mumumburize atundi vite ni mumumburize babyeyi, ni mumumburize bakobwa. Si urundi rwango baje neza, si nuko abo barimo kuririmba ngo bakubuze bashaka kugutwara umugabo. Uzabatera irungu, ariko iryo rungu niryo ryiza, niryo rituma bagenda. Umwana ava iwabo akajya iw'abandi, hanyuma umusore nawe ngo agasiga se na nyina agashaka uwo babana, ariko ikiruta byose bagahita bahuza bakaba umuryango. Ntago ngiye kubatota uko mubigenza, nagira ngo
mbahe akanya ntihagire ikibatega mujyejuru erega yaciye akanya mujyejuru mutwiyereke ndajya mbabwira ibindi uko mubige mubanze mujyejuru daboro babarebe mubanze mujyejuru babarebe mwigire ahagana hasi ndagira ngo umukobwa wacu yigire gutya arebe umusore nawe umusore murebe ntabwo nashyiramo protokole ariko protokole irumvikana musekerane hanyuma umusore use n'utera intambwe imwe wegera hano yego aho hafi nubishobora mukamate mu biganza cyangwa se nimubishobora muhoberane uruhwererane abantu bataza kuvuga bati umusaza nawe ubanza ari kasha ibyo kudoma naho ni ibyanyu ariko n'inyoni zidacumura burya ujya ubona zisomana reka nirebere no hirya mutantera isoni mubaho amashyi nk'akabyara mwe mwumvisha ako kantu kanotoye ako kanotoye ni nk'uko bazajya bafatanya nk'aho bari gucumba umutsima ukumva kubera y'amazi arimo ngo mwaba nagira ngo rero noneho murebe imbere mufate uturahure mushyire hejuru hanyuma mubanze mubereke nimumara kubereka hanyuma mubigenze uko mushaka ni gatatu akambere ni I love you aka kabiri ni joteme aka gatatu ni ndagukunda sana gatatu ibindi ni ibyanyu njya ngo urwanjye rurarangiye nk'inka ibyaye muki ngiye gukurikirana ibikurikiye I love you je t'aime ndagukunda sana umugabo iyo ubaye umugabo agahagarara yego shaka ubwo rero ibyo niba birangiye nagira ngo bitewe n'uko hari ibyo barimo gukonjesha nk'uko abantu bambwiye bati twahuye n'akazuba n'agakungugu ariko umukungugu ntubatere ikibazo umukungugu ni ikintu cyakira aho ngaho dukubita ariya amazi avuye muri firigo cyangwa se n'ubasha agashyushye ukiruka wihuta umuhogo ugahita ugororoka nimwumva ukuntu mvuga ijwi nk'irya Celine Dion nagira ngo mbasabe muke bugufi mwiyicarire ubu nshobora kuririmba mwese mukavuga muti uyu muntu niwe muntu wasigaye mu ijuru birukanye satani burya ngo satani niwe wari ufite amajwi menshi mu ijuru ariko ngo agira akantu akiryo kubera kuririmba imana yaba yicaye hariya atangiye satani atangiye kwiririmbira ngo akirya akazunguza amabunere avuga iti toka nshobora rero kuba ari njyenyine wasigayeyo ko n'abadayimoni abari bayikikije nyine baririmbanaga korari yose barayimanuye ariko njye nsigarayo ku buryo iyo ndiri akajwi muravuga muti Celine Dion yes kuri ubu ngubu rero ibiganiro nkaba mbaye mbishyize mu matsinda y'abashakanye hanyuma no mu matsinda y'imiryango kugira ngo nkurikirane ibyahariye turebye ariko rero ubukwe burya ni bwiza guhuza abantu kandi urabona ko rwose n'umuhungu wacu ushaka nk'icyo ari igikorwa cyiza mukobwa yengu iyo ugiye si ishyangara yengu uzindutse arahataha ye tuzagusura twese baje neza we mwigendereze mukobwa yengu iyo ugiye si ishyangara
wote nawe imana n'ibigwari byahuje ngiye kigwari niko se musore ubu rero uricaye wumvaga warankwebye ntazongera kugufata ego ubu mvuga waragiye nyine uravuga ati kari agakobwa naho kazambonera ndagacitse burundu birarangiye ego niko wari ubizi uraho yewe uranshaka iki avugana n'umusore wanyu sibyo njye turaziranye no umva turaziranye ntabwo tuziranye ntabwo turi bukene umva wa mugabo utankoraho nimba ushaka amahoro mwabamagariye musise ushaka icyo mudufasha hano ntabwo twateganyije iby'ikinamico kandi hatagira n'undi wibeshya muri mwembi yihakumuraho cyangwa yihakumvuga sibyo turaziranye ntabwo tuziranye turaziranye ntabwo tuziranye ni njyewe ubaza cyangwa urabaza ubajije ngo turaziranye ntabwo tuziranye ni njye ubaza cyangwa ni undi udusohoreye uyu muntu simbizi yashobora kuba ifite ikibazo yayobye cyangwa ukundi byagenze simbizi ni wowe upanze ibyo kuza hano se gukora ikinamico tubafashe iki niwe uvuze ngo nasaze mushaka kuba ufite ikibazo wanze kubyoroshya urashaka kubikomeza ikise nkomeza kandi nabanje kuza nuje sibyo none uratangiye ngo ndi umusazi ubwiye ngo ukino mugabo nyine ubwiye ngo ukino mugabo ngo ngende umusazi oya njye nta kintu ndi umusazi oke none reka nzibavuye ko byagenze sibyo ngo ndi umusazi buretse mwumve mwabantu njyewe umukobwa simuzi sibyo ni ubwa mbere mubonye aha ngaha aje anyataka njyewe mumfashe musore mu gipangu hakiri kare musohore mu gipangu sinshaka ibintu byo kunkurura induru ntabwo muzi uyu mukobwa kabisa rero witeze ibibazo musohorere kabisa agenda hakiri kare oya musohore wituma avuga ngo mutegereze nako mumugire niba urimo kuvuga ngo musohore nabyo bisaba izindi mbaraga imbaraga se arabananira murebe umusore ndavuze ngo ikosa wakora ni ukunkoraho ariko ngende kukubaza ntabwo ibyo bindeba ibyo mbaza vugana n'ura muhungu njye niwe nziranye nawe sinziranye nawe ikosa wakora ni uko wakongera kunkoraho njye nyine niba tutaziranye ariko ngende nyiraho nimba tutaziranye nawe nkuraho nshakaho iki sohoka muzo kubikomeza sibyo ntabwo nsohoka nshuti yanjye ushaka kubikomeza gutya umva uyu niwe uri kubikomeza nimba ushaka amahoro no koroshya ibintu nyemurira ikibazo njyewe ntacyo mvugana nawe wa mugabo turakivugana yavuze ko atamuzi uriya yavuze ko erega ashobora no kuba atamuzi ariko aha ni iwanjye ubu nibeshye sibyo niba njyewe nakiriye abantu hano urambwira ngo ne kugira icyo mubaza cyangwa se nkukoreho waje kunegera akajagari mu rugo we mwubahe none uyu nguyu niwe uyoboye gahunda musohoke hanze hanyura ahantu niba wumva utavuga ikibazo cyawe n'uyu nguyu hakumbwira ngo se nkukoreho abagukoraho hano ukeneye ko haza abagukoraho urumva njyewe ntuza kugira ngo njyewe bigire aho kugira ngo azatera ibibazo aha ngaha nasohoke hanze twebwe natwicira ubukwe agenda no hanze nawe afite n'ikibazo kikubwira ariko indi usohoka hakurasohoka ntabwo nsohoka utanyamura ikibazo musore nimba utabizi ntabwo nsohoka utanyamura ikibazo uretse utega amatwi usagiye kuvuga iki uretse mufitanye ikibazo yego uramuzi muraziranye ndamuzi muraziranye none urabona nibeshye kuki atari we nahimbiyeho cyangwa uno mugabo wundi cyangwa uno wose erega njye ntabwo nkeneye kumbwira nabi kuki nahimbiye kuri uno mudamu nyine nahangaha icyo nshaka kukubwira ntabwo ari ukuvuga nabi abanje kunsohora ntabanje kunyumva hey musore ntabwo njye uzibanza ndakubajije ngo muraziranye uravuga ngo sinkukoreho ariko rero bishobotse nanagusohora ariko burya ntugire ngo ibintu bikajije aha ngaha nanagusohora atari nanjye ugukoze ntabwo nsohoka ariko burya
vuga ikibazo cyawe rero oya ibyo ngibyo kuvuga ngo vuga ibibazo urumva shakuza mutuntu kandi urumva jewe oya uretse kumva ikintu hakurya tudobereza ibintu reka tubyoroshye reka tubyoroshye wowe nawe nimugende hanze y'igipangu hanyuma mukemura icyo kibazo oya uretse gatoya oya umukobwa oya ibyo kujya hanze nari kubikemura uretse kubikora oya ariko se bajya hanze y'igipangu se kubera iki nimba ari ibibazo nabivugira aha ngaha mu muryango tubyumve ntazaze no kugwa mu mazi rega nyita ibisigo oya ariko wamumenye se byibura ndabona nca mu maso mwangiye kumwibuka oya ariko nabivuze kare oya nibyo navuze ko utamuzi uze nimba umuzi mukemura ibibazo bivanye okay nabi ni ukuvuga muraziranye yego tumuhe umwanya avuga ikibazo tugende hanze nge nawe ariko se kuki mushaka kunda muruzi mwebwe murwita ikiziba nabivugira aha ngaha ibyo bibazo byose oya MC tumaje gufata umwanzuro na uwo mukobwa navuga ibibazo bye hano oya ariko urumva afite ikibazo kandi ikibazo nyine yinjiye aje kukivuga aha ngaha noneho ufite n'umubyeyi mukuru pasiteri erega ubu ntabwo twabaye umugore n'umugabo reka ibibazo byiwe byabaye ibibazo byawe reka none tubikemure gutya sheri noneho ngewe kugira ngo bitagiramo utuntu nyine tw'intuza kandi nta kibazo reka tuvugane nawe hanze kandi yabyemeye narahiriye ko imana yawe izaba imana yanjye aho uzagwa nkazagwa aho ngaho no kuhampamba bakahampamba ntabwo rero ujya mu bibazo wenyine nkutsiga aha ngaha ndabyemereye imbere y'umuryango n'amategeko nimba ari hanze turajya reka noneho dufate ubusiyo ya kabiri we ubwo niba ari hanze wowe n'uyu mukajyana hanze kuko ni iby'umuryango cyangwa se wenda niba yavuze ati hanze si impajya dusaba abantu b'ababyeyi iby'ababyeyi reka mbereke reka njyewe nawe tujyane noneho tuvugane nawe kandi birahita ariko ntabwo nabyanze ni ukuri oya none se kuki abivugira buretse twumve iyo ni imiryango yombi y'aba bana hato batanagirira ingorane hanze tudahari kandi twaje turi kumwe n'ibyo ariko nikivugirwa ariko murimo kwirengagiza akantu ndi kuvuga haruguru inshuti bavandimwe rero nk'uko umubyeyi mubona uturuta twese hano kandi agasozi katagira abakuru karacika sibyo umuryango ujya gucika nawo utogota mu nda habona reka wa mugani basasa inzobe ahangaha ariko biraza kugenda neza niba ari ikibazo gihoze uyu wowe muvugane hagati yanyu ushobora no gusanga mwabana umwe ibintu by'ubu byarakomeye ushobora gusanga ibyo tugiye kunywera byaraturutse kuri uyu inkwano akaba ari uyu wayihaye uyu agahindukira akaba agiye kuyikuya wa mugani ubwo naba ndiye musiki bakazamfata mu rukiko bati wari ubirimo nawe ikibazo sheri nta kibazo afite sibyo sheri we nta kibazo afite aho mwavugiye nabumvishe nabihoreye sibyo ushobora kuba muzi yuko wenda naje aha ngaha meze nabi umva ikibazo cyawe ikibazo cyawe ugiye kukivuga uri kunyumva ariko MC turabyumvikanye ukuntu abigenza MC kuriya umva yemuko kuriya tubivuganye rata sibyo buriya kwihagararaho cyane ntibivuga ubunyakuri gushira isoni nabyo ntibyavuga ubunyakuri asati ivunese ukariruka ugakwenkwenuka amarira akagera ku birenge ntibivuga ukuri umubyeyi aravuze ati ikibazo ntikivugirwa ni imiryango igisangiye tucyumve natakigukemurira turagikemura vuga ikibazo cya degede ni ngewe musi kandi wamuhaye izo nshingano urambwira uti uyobora ibi birori ijambo ryatse undi muntu wese waba uri aha ngaha yaba bari ku ntebe tabure doneri n'abaje babagaragiye ijambo ndihaye uyu mukobwa tubwire ariko avuge umwanya ni uwawe uzi yuko nabaretse mukanterera hejuru nkaho mubona ndi umukobwa umeze nabi cyangwa uciriritse
ese murabona nibeshye ibipangu byose inzu zose ndazenguruka mpitamo aha ngaha kuko se mufite iki kirenze ko ni ku munsi w'ubukwe ku munsi w'ubukwe bwande Mireille, ku munsi w'ubukwe bwande harya ntidavuze ngo ntabwo nzi Mireille, ntabwo mwabyumvaga iri zina se arikuye hehe niko witwa oya noneho ariko ikibazo nawe ufite agasuzuguro wavuze ntabwo ari agasuzuguro uyu mungu nabanje abantu kumusuzugura mwe Ya- urumva niwe nahaye ijambo yabanje umuntu aravuga ngo arakaye ngende abarakaye umusazi. ngaho Urabona komeza umusazi? umwanya ni iri zina uwawe se arikuye hehe umwanya ni uwawe rwose humura niko se musore uritonze uraje urambeshya unyinjije muri roge ukoze ibyo ukora byose ukemuye ibibazo byawe urangije unta muri roge ntiwishyuye ibyo twanywereye ntubyishyuye ibyo twariye ntubyishyuye habe na kimwe urangije uragenda nta n'isoni hajya ngo ntabwo nzi ngo ntabwo nzi wagiye gusezera digidi ntabwo nzi kanze nkwereke neza uburyo nzimo dore ikorosi rigoranye koko ibyo birakemuka bityo ku mwana igira amaboko ngo ntiyanishyuye we iri lisiti ureba aha ngaha iri zina ni iryande umugabo uzi uko yitwa urabizi niba ari videwo nyine natwe muduhe twirebe ni lisiti yo muri rogi ndabona ari rogi ngo vumba gake uretse n'ibyo ngibyo nakabaye narakuretse kuko njye namaje no kwishyura amafaranga yose ariko agasuzuguro wanzanyeho nkaguhamagara ukankupa uretse no kunkupa uri ukuntu wambwiye ngo umva wakira yawe ngo ayo mafaranga si menshi ngo ayikorera n'ubundi ayo ngayo wayishyura njyewe ugatinyuka nuko ngo ndindaya harakasha urayanyishyura narayishyuye ariko urayansubiza byibura wenda iyo uba warasohotse muri rarogi ukavuga ati oke twakoresheje 100 reka nishyure senkani izindi azishyure nari kuvuga ati wenda ubayemo ikibwamo gake ariko hari aho waransuzuguye urayansubiza wenda oke mumbabarire uko naje kubera ko n'umuhungu yaransuzuguye pe mutagira ngo hari n'ikindi cyangenzaga ari ukuza ngo kuza kwica ubukwe bwanyu cyangwa ikindi oya njye si cyo cyangenzaga ariko uyu musore wanyu aramereza amafaranga yanjye n'ay'ijoro ntiyayaguhaye digidi uranyishyura cyangwa ntabwo unyishyura twiyaranje gute nari kugirira ibanga mba naracecetse ntabwo mwese muba mubimenye byari kuguma hagati yanjye nawe ariko agenda neza wambajije oya mwese mwantereye hejuru muvuga yuko antanzi nagira ngo mpuze uri ukuntu wansohoye muzehe mubaze nagusoherega n'ubu nagusohera Nta n'ikintu ngenda muzana ndashaka guhuza ibyawe n'ibyuyu nta kintu muza nawe mubaze ngo uriye ariko biranoroshye mwanaterateranya nimba atayafite kandi mubaje ngo duhuze twumve uko tubigenza nyine vugana nawe rero ambwiye 30 niyo digidi niyo akuze uko umuntu bizira kuborohera ni 30 urumva 30 warariye uranywa unishyura roge 30 ego wabasaba bakaguteranyiriza nkava ahangaha sibyo nari nkubwiye se wambwiye 30 nyine wowe ku bwawe nangaye ngo niba tugiye no guteranya nukuri kunyohereza kuri kandi ambwiye 30 nangaye ngo duteranye icyo tuzi 100 ako ubundi njye mfite n'ikibazo nimba ubukwe bwanyu bwabaye uyu munsi kugira ngo Umva musore. ntababaze nyine tukagira ubukwe nimba bwabaye uyu munsi kuki utazanye na fiyanse wawe bigira ibyabo niwe ndi kuvugisha gusa abantu basetsa kuko ndibuka ko nta n'iminsi 3 ishiyemo iyo uzana na fiyanse wawe mbere na mbere ubu 100 niba babyicariye ra
uranyishyura oya nta kibazo icyo muvuga cyose mukivuga ariko murayanga ijana se ubu abantu bayakorera ni bangahe mu mishahara yabo mbo uyu musore yarambwiye ati nagushinze ibintu byose byaranje kandi nkurikije uko muri bukonsome n'amafaranga yari yampaye byari buhagarare nko mu mafaranga 172,000. Mfashe umwanzuro yo ko arambwira ati byiyaranjemo nta kintu nsigaranye imbere n'inyuma. Ubwo yarambwiye ngo shyirisheho inkoko 8 urumva za 15 n'ibirayi byazo inkoko 15 inkoko 8 murabyumva ko ari 120 n'ibirayi bigendana n'icyo kunywa. Hatungi rero yaratangiye kuzicegeta amajosi. Ubwo ngiye kumubwira iby'inkoko birorere n'ibirayi ubwo munywe gusa mutari. Kandi ambwiye ngo mbyiyaranjemo. Hari icyo navugaga ubwo byaranje by'uwo muhungu akubwiye ariko abantu banjye bangana gutya ntabwo baragendera aho ngaho. ntabwo twagenda tutariye Ubwo ibyo kurya bindi bisigaye bindebe no kwibabariza umwana. mwana wanjye unafite umugore w'urutonda n'ukuntu utari warisinziranye nawe ntabwo wambwira ngo gushyireho yo kubikuza birabarirwamo hariya byose ngaho ubwo uramuke rero ngaho urajyanye mama ujyanye ibyawe jya mu ruganda ariko ari gucuruza ko ufite n'ibyo ucuruza kuko ruraduhemukiye digidi bya bindi abanyarwanda iyo bibaye batabimenye bati nta butagerwa ishoka ubu se ni abarugeze ishoka cyangwa niwe wifitiye ishoka bamuzaniye yo kurwaza ahubwo ndumva azayihorana ku rutugu nadacika ku ngeso. cyakora ubwo yari mu myitozo da reka nkurikirane ibyo turebere papa sava